Narame yatahanye intsinzi akesha gahunda nzamurabushobozi bw'umunyeshuri. Nyirabazungu nawe akanyamuneza ni kose. Ni urunana. ese kumenya uwo muhungu rwose atari butwemerere ko dutaha mama. ubundi se wamurekeye hano Kareme ko nari mukumbuye rwose. ako sarba ahubwo ngeza we umuhungu mwenje umuzukuru wanje mwiza we angeruzeke mugambi wacu none se mama ngabagiye ko nta numwe ucaracara ku muharo. niba bagiye kuvoma niba bagiye simbizi ntombaze. Narinje kureba amanota ya Narame aya Kingston nanje rwose banyuzaho nkorera barayanyereka. kugira ngo se namenya aho yabibitse bya bipapuro rwose bayamuhaho Kareme ntabwo nzi aho yabishyize. Yageze ngahe se ko mfite amatsiko mama kubera ukuntu rwose uriya mwana agira umuhate mu ishuri mfite amatsiko yo kumenya amanota ye. kugira ngo se ndabizi Kareme nabonye azana icyo gipapuro agitwariye mu birere yishimye ariko sinitayeho rwose sinarebye sinanamubajije. Mbega mama ubwo ntiwigeze ureba kuri bilete z'abana koko ntaramuzi imbaraga amaze iminsi akoresha muri ya gahunda nzamurabushobozi nguve mu banyeshuri bafite intege nkeya mu masomo yabo. ariko se urumva utandenganya Kareme nyirabazungu sinzi gusoma sinzi kwandika urumva rwose ndebaho ibiki. ubwira umwana akagusobanurira ibyanditseho mama. yewe sinabyitayeho rero. yewe ngaho mpereza Migambi uwo dutahe icyari kinzanye sinkibonye. Migambi bajya bakunzanira buri munsi dukine duseke tubyine ngo ucire imigani mu nzukuru mwija. ubu rwose nicujije igihe cyashize ntabasha kugera iwanyu kubera amakimbirane nari mfitanye na nyoko. ariko si ibyo nibyo kubwira umwana ungana gutyo koko mama. Kareme uzi ko Migambi wawe aseka ngahita nkwibuka ukingana utya koko aseka nkawe neza. uko ni ugukabya rwose mama. ubu imyaka 20 rwose ishize uracyanyibuka ngana na Migambi. nabyibuka se aho ntugira ngo iyo myaka yose uvuga ku mubyeyi ntibiba ari nk'ejo rwose hashize mwana wa. kuki mumbeshyira mwe abagabo mwe. ariko rero ntugire ngo na Stefano akarakeye nadi. uriya musore rwose umenya ko hagira amata akagusiga amavuta y'inka da ntabwo ari gusa. busho ntacyo adakora ngo nse neza ni ukuri. Musho Karame waba ugiye gato se ko hari ikintu nshaka kuganira na Nadine. tukaganira iki Stefano? nyine twabura twaganira iki se Nadine? yego umuntu mufitanye umwana mwabura icyo muganira koko. reka mbe ngiye noneho reka amakuru ya Ndemezo ndayaherutse. Ndemezo niba ari amakuru ushaka rero hari aho ameze neza. ariko ubu wibagiwe ibihe byiza njye nawe twageranye koko Nadine. reka rwose wampaye amahirwe. iki Stefano iki utiki nyine iyo nkubonye numva nifuje rwose bya bihe byacu ni ukuri. uri mwiza. mvande kuri kiganza Stefano ndekura. wambabariye koko uko nkubonye rwose urukundo runguruma. umva mama horo Stefano wari ubizi sinagushaka hafi yanjye nyibagiwe nkuko nanjye nakwibagiwe uranyumva. koko se waranyibagiwe Nadine? none se urumva nkubeshye Stefano nta kindi ngukeneyeho uretse kumenya umwana wawe ukamwishyurira ubwisungane mu kwivuza ukamushakira ibikoresho by'ishuri njye ukandeka nkibona n'uwanyakira ukonde akankunda. urimo uranyumva uraseka iki se? umva se bishekeje. ubu ndutishije kariya gasore nako akana nakakuritisha kagahungu koko ngo ni Patrick. uriya si buriya akumarira iki koko Nadine? tuvugishije ukuri buriya yakunezeza nkanjye. wowe Stefano nta na kimwe cy'ijana cya Patrick bibitseho mu kunezeza no gutanga umunezero urumva. Patrick ni umusore mwiza, Patrick azi gukunda, Patrick amfata nk'umwamikazi urumva. Patrick ntahuriye nawe rwose urumva. ntuzanibeshye umwigereranyaho. ngo Patrick ni iki? Patrick ni umunezero wanjye wowe uri isereri gusa. ngo ndi isereri Nadine? uri isereri ndavuga ngo n'undi munsi ntuzongeye kuntekereza cyangwa kuntegera mu nzira urumva unyibagirwe. ikindi ntuzongeye kugereranya ibitegereraho. unyiciyeho kandi ngiye ujya Stefano ndeke nikomereza urugendo urumva. nk'uko uyobokiye umucyo ukwira hose niko Patrick yinjiye mu buzima bwanjye bwari turaburi natewe nawe amahoro rero.
none se birete wagiye mu nzu ugiye kunzanira iri he ntara nahise nyibagirwa kubera migambi. genda narame nawe ukunda abana koko wagiye mu nzu ugiye gushaka iyo ndangamanota wihekera umwana uheriyo tugira ngo uracyayishakisha naho wayibagiwe. Nkunda abana cyane rwose. ariko menya aya makimbirane yanyu nayo yari yaratumye umwana wanjye abihomberamo mama. Uyanyibutsa Kareme ntawe utari yarahombye pe. Urabona ko n'abana ba hano bari bakumbuye umwana wawe. Ahubwo nzajya nza kumuheka buri munsi Kareme. ujya uza rwose Akira indangamanota. ntara korasha 70. uzi ko uyu mwana afite amanota arenga 70% mama. yaba we ntara narame rwose uyu mwana yarakoze cyane. Warakoze narame mwana wawe. Nukuri nanjye ndagushimiye pe. Byose mbikesha gahunda nzamura bushobozi. mama urabona ko uyu mwana tumufasha rwose kare kose yari kugirana na 90. N'undi umwaka wa 3 nimukiyemo nziga cyane nyagire Kareme. yego sha uzagire mwana wanjye n'ijana nibiba ngombwa rwose uzarigezeho. Uzi ko sanagira 98 ariko ya gahunda nzamura bushobozi ni nziza cyane pe. kubona ifasha umwana rwose kuva ku munota 35 akagera hejuru ya 70. iyo nagezaga kuri 40 nabaga nakuze cyane. Wumva se mama nubwo rwose bari mu biruhuko ujye ubakanya rwose bijyubutse ibyo bizi sibyo bafata amakaye bigiramo urumva basubiremo kuko ndabona rwose bifite akamaro. yewe nibakika imirimo yabo bajye basoma rwose nababwira iki. nanjye kandi sinzabaterana ntara urumva. Yego. nzafasha mama kubashakira ibikoresho kugira ngo muzatangire undi mwaka rwose mufite ibikenewe byose bibafashe kwiga. Murakoze cyane Kareme natwe tuziga dushyizeho umwete. Ubonye iyo Kristo naba hafi ko mbona kwiga ntacyo binamubwiye. Nawe tuzajye tumufasha nyogoku kandi mbishije ko nzakoresha imbaraga zanjye zose ku buryo nzajya mba uwa mbere mu ishuri. Icyambere n'ubushake kandi urabifite rwose ntara ko tukwemereye kugufasha se noneho n'uwa mbere ntuzamuba. Kumunaniwe naho turagira muri bayi. Ndakurahiye sinsubira mu gishanga kuvoma Rureme. Reka singiye kwasiga umugongo. Reka twararangaye rwose. Ibi biti twari kubitera izuba ritarava. No gushaka abandi bantu babivomerera rero. Kuko ngewe ndatsinzwe pe. Ariko rero twumenya tunafite ikindi kibazo rwose muri bayi. Gute se Rureme? None se ko uyu muntu azananyura ari akubwahaguma. Ntiwabonye ko ibiti bateye byakuze? Aha narabibonye wa muntu. Kuki byacu gukura bigenda byuma kandi tuvomera buri munsi rwose. Kubera iki? Rero tugiye kuzagwa mu nzira tuzamukana amazi uyu musozi ahubwo. Simbyumva rwose. Yego twatinze kubitera ariko twateye dukurikirana pe. Ibyabo niba byarabonye imvura ni nka kabiri gusa. Ubundi nabo baravomera nkatwe. None ikibazo kiri he buriya ku byacu? Ntabwo mbyumva nanjye twese turavomerera ibyabo bigakura ibyacu ntibikure. Harimo ikibazo rero. None se ko nzi ko twanabiguze muri pepiniyeri imwe nabo Rureme. Nanjye nicyo nibaza. Ubu ko ntifuza ko itumba rizasanga ibiti byacu bitarakura murebwaye. Wenda imvura y'umuhindo ishobora kuhasiga amahoro. Ariko itumba nirisanga aha hantu hadateye ibiti n'ibyatsi birwanya isuri sinzi ko bizagenda pe. Ahora niki? Ariko urabizi Rureme? Ndakumva. Umva. Ugabanya imbaraga ukoresha wita ku nka zawe uzizane hano mu murima. Nyumvira murebwe redi. Ndeka kwita ku nka zanjye muri iri zuba uragira ngo zizishwe n'inzara koko? Yewe nibyo. Arizo zikeneye imbaraga, ari ibiti nabyo birazikeneye. Kandi nkubwije ukuri ko ntazakomeza kubivomerera ngo mbishobore. Ubwo rero ushaka icyo ukora. None se ko twari twagerageje gukora ibyo batubwiye byose ngo turwanye isuri bikaba byaranze kuko tuzabigenze dute murebwaye. Ahwi kera kabaye wa mukobwa ngo waraje ahita yicara ku rubaraza bushoro. Araje se koko kankwa? Niko kire. Karame papa. Bite byawe mwana wa? Niko. Ko nta muriro ufite. Bimeze biturarwaye se? Arwaye kire? Vuga aho babara nibiba ngombwa tukujyane kwa muganga kuko birakabije kire.
ninde wababwiye se ko ndwaye mama? none se wa mwana we kutakirya bikaba bigaragara ko impamvu watinze kugera hano wabitewe n'intege nke z'umubiri, urumva uri muzima koko? niko kiri uraba barahiye. naho papa, impamvu natinze ni uko twari tukigera mu matsinda na bagenzi banjye. none se kwiga bihuriye hehe no kunanirwa kurya? reba uko umeze, wakonkobotse, amaso yinjiye mu gihanga ariko sinakubwira. kuki utakirya kire? n'ababeshyi mfite ubwoba papa, ndahangayitse cyane ku buryo umwanya wanjye wose numva nawukoresha niga. none se mwana wanjye ubwo nutarya kuko urumva utazarwara n'ibyo bizamini rwose ntubikore. si ibizamini gusa, hari ikindi kibazo uyu mukobwa adashaka kutubwira bushobo. ndabizi ko ibizamini bya leta rwose bihangayikisha. niko se kire? karame papa. urumva utiyimukira mwana wa? ni ukugerageza rwose ukarya. erega njye na bajovine twagize igitekerezo cyo kwigomwa ibiryo papa, tugasengera ibizamini kugira ngo tuzabone amanota menshi twifuza. aho ntimunyumvira bushobo, uwo mukobwa azaga umudari nyamara. sinkubujije gusenga rwose kire, ariko nanone rero ugomba kurya ukirinde kwicisha inzara kuko umubiri wawe rwose ukeneye imbaraga zizagufasha no gukora ibyo bizamini neza. ahubwo ndaje mugaburira birye mwicaye iruhande. nuko mugaburira ku ngufu da. ariko rero namwe mumfashe gusenga, ndabizi mujya mu misa kuri pasika no kuri noheli, ariko ndabinginze muri iyi minsi muzindukire mu misa ya mu gitondo munsabira pe. uzi ko ugize amahirwe mugi, izi mboga no mu gitondo nashatse kuzisoma ngo uzijyane mu isoko, undi mutima urambuza pe. nyine wakubujije kugira ngo nze kuziyasanga rero, kubera ukuntu nkunda imboga na di umurima wanjye ntazisigayemo pe. nta kibazo rwose ujye uza hano wisoromere mugi, nta kibazo pe. urakoze rwose. hanyuma se za gahunda wasanze zimeze bite na di? izihe gahunda harya mugi? zo gutwita. umva wagiye ku kigo nderabuzima se cyangwa ku mujyanama w'ubuzima? nta na hamwe ndajya, ndacyasenga ngo ntarabona imihango mugi. uyisetsa na di, ubwo se gusenga byatuma itaziramutse utarasamye? mana yanjye, imana ibimfashemo mbe narasamye pe, ni ukuri mugi, kuko inda ya Patrick niyo nzira yanjye yonyine yo guhindura ubuzima pe. none se bazagiye ku kigo nderabuzima bakagusuzuma ntugume mu gihirahiro? mana we, tekereza ko naba mbonye aho ndambika umusaya burundu mugi. ndabizi Patrick ntiyambwira ngo kugenda ntwite umwana we pe. kandi uhora wikanga ko ari bukubwire ngo ugende. shamuye nubwo dufata neza ngenda ndemeza rwose, mba mfite ubwoba ko umunsi umwe ashobora kumbwira ngo nimuvire mu rugo, niyo mpamvu nkeneye kumutwitira rwose. ikibazo cyawe ni ukubikora mutabyumvikanye na di. uvuga ngo nabikoze tutabyumvikanye kuko ndacyashyika ko byatunganye, ariko nyine nawe urabizi ko ntari kubimusaba ngo abyemere. tekereza ko mu gitondo nahuye na rwa rugabo ngo ni Stefano, rukiyakunzanaho iby'inka yarembye mugi. ati iki se kandi urabona ko atajya yiburira ngo ndacyagukunda, ngo ibihe byiza twagiranye, twabyaranye umwana asikiwe ateri zaharuzwe ntazi ko ndi mwese nshyange na pato wanjye. ngo kwande patusha, ndashaka ko nterinda ku bubi n'ubwiza nkamubyarira umwana sha mugi, kandi maze kumumenya neza neza ku buryo ninsanga ntwite umwana sinzongera kumugusha neza ntakoresheje agakingirizo. ubwo se andi mayeri uzakoresha ni ayahe na di? iyi migambi ya Nadine sizamuhira biramutse bigenze uko abyifuza, se Patrick yabyakira ati? naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha. ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radiyo BBC ku wa kabiri no ku wa kane saa 12:45 z'umugoroba. ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kuyigeraho andika ijambo ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo. uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783 18 10 64. mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook. kuyigeraho ni ukwandika ijambo urunana. dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi, naho ubutaha. barakoze bagenzi bacu mu ikinamico urunana, ni nabo batugejeje ku musozo w'ibiganiro byacu. twafashijwe na Suzanne Leonan kugira ngo amajwi akugeraho ameze neza. Jenny Prudence Nyumba wakoze guhitamo gusangira umugoroba wawe nawe na BBC Gahuza Imiryango. uraryana na ejo.
Thank you.